Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Abaroma igice cya 4 umurongo wa mbere kugera kwa 8. Niba ari uko biri, twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Yaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo abafite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Bese ibyanditswe bimuvuga iki? Bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka. Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanizwa no gukiranuka, nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu w'Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo, ati ahirwa ababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Ahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Did you ever take your camera and set on infinite? Why, this leaves them thereafter. All right, there's no way of focusing it anymore. Ese mwerekeje icyuma cyanyu gifotora ku kitagira iherezo? Noneho bishatse kuvuga ibintu byose bikurikira aho ngaho. Noneho nta buryo buhari bwo gusobanura cyane kurusha ibingibi. Well, that's what God is. He's infinite. And if He's infinite, there could not be a beetle, not a fly, not a flea, not a louse, not a chigger, or nothing that ever was on the earth or ever will be but what God loaded before the world was ever formed. Noneho n'iki Imana iricyo? Ntigira iherezo, kandi n'ibitagira iherezo, nta kinyugunyugu na kimwe, nta sazi, nta kirondwe, nta nda, nta mbaragasa, cyangwa ikindi kintu cyabayeho ku isi, cyangwa wenda kizabaho Imana itabizi mbere ndetse yuko isi iremwa. There's some conception is infinite. Well, then an infinite God who saves you here, knowing He's going to lose you next week or next month or next year, why, He's defeating your very purpose. Ngibyo muri make igitekerezo kitagira iherezo. Noneho ubwo Imana itagira iherezo, noneho ubwo ibakiza ubu, muzi ko izabasiga icyumweru gitaha cyangwa ukwezi gutaha cyangwa umwaka utaha, turebe yabiciye ukubiri n'intego ndetse. He can't lose you. He that heareth my words and believeth on Him that sent me has everlasting life and shall never come into the judgment but done. Ntishobora kubatakaza. Wumva amagambo yanjye kandi akizera uwantumye afite ubugingo buhoraho kandi ntazaca na rimwe mu rubanza, ahubwo yavuye mu rupfu ajya mu bugingo. Can't do it. You no more. He that's born of God does not commit sin. For the seed of God remains in him and he cannot sin. How can he sin when there's a sin offering for him? Ntibishoboka, mwashobora kurusha. Wabyawe n'Imana ntakora icyaha, kuko imbuto y'Imana iba muri we, kandi ntashobora gukora icyaha. Nigute ashobora gukora icyaha mu gihe hari ituro ry'icyaha riraho kubwe? How can I be sick when I'm in perfect health? How can I be blind when I can see? Oh my! How can I be in the building and out of the building at the same time? Nigute nshobora kurwara mu gihe ndi mu buzima bwuzuye? Nigute nshobora kuba impumyi kandi mbona? Yo, nigute nshobora kuba mu nzu no hanze y'inzu mu gihe kimwe? How can I be drunk and sober at the same time? You can't do it! And when you're saved, you're under the atonement. And your sins are not reckoned to you. Did not David say, blessed is the man who God will not reckon sin and impute sin to? God don't hold a sin against his creature. Nigute nshobora gusinda no gusonza mu gihe kimwe? Ntimwabishobora. Noneho iyo mukijijwe muba muri munsi yo kozwa, kandi ibyaha byanyu nimuba mukibibarwaho. Dawidi ntiyavuze ati ahirwa umuntu Imana yababariye icyaha kandi utabarwaho icyaha. Imana ntishinja icyaha ikiremwa cyayo. That's strong. That isn't skim milk, but that's the Bible. God will not reckon sin to the righteous. Ifite imbaraga ibi. Si amata y'amacunda, ahubwo ni Bibiliya. Imana ntizabara icyaha ku mukiranutsi. God by His grace through predestination, not willing that any should perish, but all might come to repentance, but being infinite to know who would come and who would not come, He could predestinate everything to work to His will. Imana mu buntu bwayo, mu gutoranywa mbere, idashaka ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ko bose bakwihana. Gusa nk'uko itagira iherezo,
ikaba yari izi uwaza n'utaza, yashoboye kugena ibintu byose kugira ngo byose ibijyane mu bushake bwayo.